muri make mwibukije ko nakabaye mfite ingana gutya kabisa. Iyaba ingana gutya wakabaye unyumvisha nka bya bindi wari urimo kuvuga ngo bya boss. Fani Oui. se turaza kukirya cyonyine. Bashakaga gucirisha iki? Bagatokira ukuntu ira gutya wakubitamo kasogwa tomo tomate agatunguru. Ewana igitokira kirya rwose ukumva kubaye. Ariko nk'ubu nanone ariko twagiteka ukazana nk'inyama zo mu nda. Kubyumva? Ewana. Nacyo kira Amerika tu. Ariko usigaye warize guteka. Reka none se ntabyiga se iyo udaharumva nabikorerwa nani. Kwirirwa mu rugo birimo birakugira umugabo mwiza pe. Ahubwo ikindi nshaka kumenya bura akora ku kazi kanya. Bura boss wanyu ntabwo atanga akazi agendeye ku kimerora. Haha ugutangiye rya fuhe rya. Nge mbona bura nawe urebye nabi. Wara nta kintu mwe muvugana ku ruhande. Nyine rega sha umubiri ni umubiri atagutera se si umuntu. Oya da yayigukoza arayigukoza rwose urabe gihe cyagibwo naje kukureba rero none ko gakora kuri reception rero ukuntu kaba kateretse amaso none arakuntu cya boss kiraho na karavati mu ntebe cyisubiza gutya abana ko bashobora ko yaragakubise umubyizi ke none se ubundi nkabariya ba secrétaire nyine ke umugabo atabona mu rugo bayimuhera mu kazi. Oya da none bivuze ngo boss ye gucurwaho aragucoca kwasa nta miki urabe ese nawe iyo bahatakwasa ubizi se nyine ko nihagarara kwashisha ntabwo yakuva yagukurwaho n'isereri kuko uryoshye wowe ukuntu uryoshye baheze. Reka nkwereke ni nkuko wafata pome ukavangamo indimu ukavangamo amaronji ugafata imbuto zose n'inkeri ugapondera ku gasahani gatoya ugafata akayiko nuko umweru karaka plastique ukuntu buryoshye wowe ako sheri buriya ntago ugiheheta ntahari ngiye naheta ndese ako ufite umugore mwiza akubivuze wowe ko haba mwisi ntakwanduza ariko ese wampaye keya none utangiye kunaga y'amakashi ihangane jya utanga keya nk'abandi bagabari. Buriya wowe rero umuntu yakuriye ashobora kukurya icyumuri kigashira ataramenya ko utari mu umunyu wowe uranye umunyu buriya nta gusaba ibirungo nta gusaba uburisho sha aka gatoki ariko murabuze igitoki kizima njewe bwanda nkareba igitoki baciye uwo munsi cyakuriye ifumbire gitigeze kibona izuba na rimwe nicyo tu wakibonye none cyo ngicyo kiramabera abiri gusa ku munzani bati kiro kirageze ko cyari igitoki gifatika we kuri kwivugishwa se ngo sha iki nzaguhingira urutoki nzagura isambu no duhinga urutoki abantu bajye baza tubakiriza urutoki twihingira. Se mugabo ruzi yuko abagabo barutwa n'ibitoki. Abagabo barutwa n'ibitoki se oya wiseka abagabo barutwa n'ibitoki reba iki gitoki uretse barutwa n'ibitoki mu burebure se mu kubyibuha reba ingano yacyo ureba umubyimba gifite nakibonye ariko ureba uburebure gifite ariko buriya bari kukigupimira hari umugabo yashya gutyo buretse se bari kukigupimira warabanuye gute ngiye nababwiye ngo muhere kuri amabere ayo ngayo ya mbere ayo ya mbere icyo cyegetse uje mu nguni ni ayo mabere ya mbere niyo nshaka buse bonye yaba ingana gutya nguki yaba ingana nka gutya inki uravuga rutumva incyuro iyo wa mugore w'indaya yaba ingana gutyo wowe uko ingana kose irambaza gusa urubori rukuriza rungana iki mugabo uza gahinda ngize ukubona ushobora guhitamo igitoki kingana gutya muri make mwibukije ko nakabaye mfite ingana gutya kabisa iyaba ingana gutya wakabaye unyumvisha nka bya bindi wari urimo kuvuga ngo bya boss
ako fani rero nugashaka kuntera amahane sinakabaye nanamutekereza kanaguhaye keya ndi gutonora igitoki uricaye aho ngaho ngo utanduze izo nzara zawe ejo wajya mu kazi bakabibona nabi n'uto ufata igitoki uteye kukigeranya na munyakazi yanjye mu byukuri urafata igitoki kiguye amafaranga cyangwa 20 ukakigeranya na munyakazi shaka tumye nkukuri wanyu wowe wagicucu iki gitoki iraba yareshyaga gutya ariko wowe none se wazagiye kubazo uri kuvuga ngo uzahinga urutoki ngo ushyiremo ifumbire akufani byibuze washize ifumbire kuri munyakazi kangana gutya ifumbire siko kuvamo nawe nta fumbire ugira iyo fumbire yawe yakaba nta fumbire ngira wahoze uvuga ko yuko mfitemo n'umunyu ndyohereye umunyu wawe uraryoshye ariko ntabwo ni mwinshi uragenda ukayibabura ikaba ntoya nyine wowe urayifata kugeranya n'iki gitoki kuki se ikintu cya mbere ntiyabuze amazi iyo umunyu wivanze n'amazi amazi ntago agabanya umunyu aya nta mazi mbona uratinyuka ukuya ngo ncinegere turaganira neza twande byo mu kazi ibintu byaje kugwa mu buryo ugate kungereranya n'icyo gitoki erega umuntu dushobora kuba tuganira neza ariko iyo ubonye iki kwibutsa agahinda ufite bigenda gute se sire gusa wowe naguhaye kende nabaye ndarwemeye nibyo ndagutekera ubugaramye mu nzu mba ntetse igikoma wowe uragaramye mu ntebe none se wananirwa na keya yo mu buriri ukananirwa n'iyo guteka niba udashoboye gukora akazi kubera icyo utanantekera nkarya nkahaga ndagutekeye ngurye nabyemeye niko konyine rega ushoboye none utangiye kwivugisha ngo nzahinga urutoki ngo nshyiremo ifumbire wabanje ugakuza iyo munyakazi yawe mbere yo gukuza ibitoki iyo mbimenyere guhaha umuceri ni ibitoki se nibyo ushaka kunzanira ngo nje nkoresha akazi nibyo ugiye gukuza ujye ubizana mbikoresha akazi ariko fano ugiye gukunkomeretsa koko ugukomeretsa iki niyo kaba kangana nk'urubori ko uruyikire gukubisa urubori nagurira ubundi se kurongora bisaba bunini bwayo bisaba iki ko nta na kimwe iyo tekinike kutayikoresha tekinike uzakoresha ngo ukuze urutoki wayikoresheje igakura ndacyari mu myitozo mu yihe myitozo aha usigaye ukorera hehe imyitozo reba hano iyo myitozo uvuga uri kuyikorera hehe utekereza iki ubwo gatangiye no kurya iminwa njya mva muri uru rugo ubwo gatangiye kurya iminwa dore nuko mwabaye icyo nanze nuko ngo ufate icyo gitoki cya nta kigenda kiri aha ngaha warize ukakigiranya mu nyakazi yanjye erega iki gitoki iyaba ireshya gutya iyaba ingana n'iki reba nakubwiye ngo itegereze umubyimba wayo urebe uburebure bwayo ubundi nkayifata koko nkayigoronzora ushaka umugore w'indaya rero ni iki kibazo uye butari indaya utazi n'ubwinshi bwazo wakabe n'ubura ubundi sabwe n'iki ko hari n'izikura zikarenza aho ngaho zikageza aho ngaho avuze ngo iki yaba ari njye nyine wabonye uvuze ngo iki nanjye nkirwa nibaza amabuno ufite birwa baguhaga bagupompa none se iyo unaniwe gupompa baro ntibayigupompera bazayipompa paka bayiturira iyo unaniwe guhinga ntibaguhingira umurima ahingwe ku mutwe waretse bakawuhinga ko we byakunaniye ngiye guhinga ngo urutoki wabanje ugahinga ukwiye guhingwa ukabona kuja mu ntoki ku buryo utinyuka ukangiranye n'igitoki ngiye erega kimeze neza ubuse nagihaha kuvuga ngo iki iki wacizanye rega kugira ngo unyereke uko abagabo bagomba kuba bameze warugambiriye iki ahubwo kugira ngo unkomeretse unyibutse agahinda mporana ukaja kuzana ibitoki bingana gutya uzi yuko ntacyo ushoboye watinye igitoki cyanjye ibyo by'ibitoki ugereranye na munyakazi ukabyihorera si wowe wabizanye se wabizanye utagira ngo nkomeretse unyibutse uko wakabaye umeze byakunaniye akoma byarananiye koko duturiye inzira hagize umuntu twumva ntiwabushyize ku karubanda si wowe wabizanye se ujya guhaha ibitoki nakubaje ngo wagiye waka ibitoki bingana gute none si usi turi babiri ndetse nanze igitoki ukigereranya si turi babiri yerega inkuta ariko nazo zifite amatwi zizajya zikumviriza menya ko zifite amatwi ukora akazi uko bikwiye noneho wabwejaguye umwanya munini reka kunsafuriza uvuze wabwejaguye umwanya munini utangiye kumbwira yuko mbwejagura wowe ibyo kuvuga ngerega nakunetse kare niho bimenye ngurusha mu mutwe we wanetse hehe nakubaje ngo boss wanyu atanga akazi atagende ku kimero ngo boss ngarabanza kare guteyeda ngo unese bara ntiya uko ntese ubona ndagatebo katavugirwamo ku buryo injira ubundi se najayo hari icyo nkubonaho warangoje nyine hari icyo nkubonaho warangoje nyine irekera kuko boss ngurege yakwasa aramazi yaguhekeye aramazi yagucundagura rega bazayipfumura ko inaruti nguvuze nguki Kinyarwanda
niyo mpamvu ngashyiramo ukagira ngo ni igiporoporo n'uruhitirizo nshyize mu giporoporo. Ninjye se ukubwira ngo unyare, ninjye ukubwira ngo unyare. jya mu babaji babwira bakubariza ishoboye ujye uyihorana n'ubundi ni hahandi nta mwana ngutezemo wambwiye ko n'uwo mfite atari uwanjye genda bagiye bagupompa ni hahandi warabyiyemerera. Rero ubugabo budashoboye buhorana n'amatika adashinga. Ubwo karatangiye kananiwe kuba akagabo mu buriri none kagiye no kuba akagabo mbwa kihakana abo kabyaye. Ubu ngubu bakumvisha umwihakana yawe wavuga ngo iki, wavuga ngo iki? Njyewe bavuze kunyara buri gihe se ubona unyara ibiki? Nta kindi ushoboye. Nka gusa njyewe nshatse none nakigera kibisi sinyiteke nawe ukabwirirwa. Nicyo kindi ushoboye, ubundi ndayagutanze imbere wakora umumaro wo kurya ugakora n'umumaro wundi. Ndega nyiri kibisi noneho karya umuriro karya amabuye. Nka gusa ndimbwa ndimbwa njyewe ndivuga njyewe ndivuga dore gusigaye inumvirana naringiza ngo nyisimbwa noneho ngo nkweka ko ntari imbwa. Njyewe ndivuga njyewe nayiza ngo dore buri gihe nkubwira amakosa yawe ugashakira amakosa hatari. Ngawe wibeshye ukanyita ngo ndimbwa. Uriki se ubundi nahamye nka huzuza byose uriki se ubundi inyuyore kuko nta kindi ushoboye. Agicucuwe ubundi imbwa ihora inyara ihora inya wirirwa unyara inanya turebe yasikigariwe. Ngiye kuguha tansiyo none n'agasopi ifatika kugira ngo ubone ko ngiye bishimye bitandukanye n'imboga. Nimufashe igitoki ukakigiranya na munyakazi yirwi kurongora ukanayinenga ukayigaya. Noneho ndazoka zikamvuga ko wananiranye mbwire boss akwirukanye. Ngo iki? Mbwire boss abanza kwirukanye. Ngo iki? Ubundi se yanyirukana herehe n'iki kimero kandi akirya amanywa n'ijoro cyangwa uzingomeze nk'abo. Uvuze iki? Nawe ni ingegerame. Ubibwiwe n'iki? Uhera he umwita imbwa akora akazi kakunaniye mu rugo rwawe? Uzi yuko iyo atabawe mba naranagiye. Akurongora se iyo atabawe mba naragiye. Ubwo se bataciye inyuma umugore we. Uwuhe mugore? Ntabwo mufite. Urabizi neza aramaze. Umugabo agize inda yipa. Ababuranye afite umugore aramufite. Kareba ukuntu kameze. Ndamubwira akwirukanye. None umugiriye umwese ngo uwo mugore we ngaho uzagende turebe ko umushobora. Nge ndiyubashye sinarongora umugore w'abandi. Ntabwo wiyubashye ahubwo utinya kwiyanika. Nyamara nta muco. Umugabo se yiyubahana iki? Twavuze ko wandoze kugira ngo ntazajya ahandi. Wowe uroga se nkurogesha iki ufite iki? Ufite iki nihambira? Abagabo bazifite ni bangahe? Iyi nzu abafite ni bangahe? Ubusa ndayirya ngeraho nifuza igitoki ntayibuze icyo ngomba kuyirira. Kikurangiza umurimo kikumara ubushuwe cyangwa kikumara ubuwo kirawumara nyine. Urabona se ntari bukigenda nuzi ngo ndakiguha nacyo giteke mu nkono ntacyo naguha wakoze kunzanira akazi di. Ugiye kuyifasha igitoki ngo mpaka nge none ko wananiwe washatse ibuye se rifite ubugi ko ariyo byagushobora ukamaza yijyambika situruwaya none byose kagendera rimwe amabere akakwanama agahinda kagashira. Urasoje se kurogotwa ko nzi kutazi no kuvuga. Ahubwo teka vuba ndanashonje. Nanje nyitetse none. Teka vuba. Nutabiteka nkwereke. Tubigabane byanye miliyari bibisi. Karya umuriro. Karya amahwa nawe. Ndego umuriro se ngende ipasi cyane firigo. Urirakaje. Nabaturumbe amaso nk'imbeba iri kunekana n'injangwe. Cyakora nta kindi ushoboye kuvuga usibye ubugambo ahari kuja imbaraga zo gukora akazi zagiye mu kanwa. Mwabyumvise njyewe byo kumwongira ubugambo twabipfa noneho nagukubita itama nkari byimye kwa ngo ni kayote ujunditse sha. Uvuze ngo iki nakubwiye ngo umunsi watushije nturisuga hahandi nzakwereka ko n'ahandi hose urisuga buri mu bikisi uri mu biki wikisi wangira iki wowe wangira iki ko nta bugabo bukurimo ubundi ninjuba wabyishuza ukwirirwana nawe esikigariwe ngiye harakureba oya uramida soka irembo harakureba reka nkubwire
reka nkubwire ngiye kureba abagabo nyabagabo ibaze rero imari nk'iyi ngiyi nyitegereje biriya bisigana ziriya mbwa n'ingegera ko wananiwe kuyikorera njyewe nzayikora ko wananiwe kuyirundarunda ngenda njya kwa muganga nivuze ariko iyi mari uhora ubiririmba byabaye indirimbo ndekure ariko barafani reka nkubwire njye reka ngusabe imbazi ku kigero cyose gishoboka wenda amabe ndayikora mpaka nyamareho ariko ntugire undi mugabo ujya kureba pe sibyo ese ubu akazi kakunaniye mu myaka 7 ugiye kugashobora mu isegonda ngiye mbabarira ngiye kwiga tekinike zose nshaka abagabo bagenzi banjye bangira inama ukuntu barongora ariko rwose mbabarira ntukajye uneza rubanda ngugiye mu bandi bagabo no kuri kwima uzi yuko uru rugo rwarangije kuba ikibazo kubera akazi kakunaniye basi ndagiye gushaka imiti mpora nkubwira yuko aricyo cyankuye iwacu nicyo naje nkurikiye igihe rero udashoboye kugikora imbesire oya gerayo nkubwiye ko uwo ngiye kureba ubundi ndida acira ibitoki byawe twara sigarana noneho si wowe wabihashye unezerwa ndakingiriwe imbwa ntabyo nteka ndabihekenya ni hahandi nta mugore ntekera ndabihekenya cyo